Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom, shalom, bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi yo basuza ni Bagabo Joseph. Ngarutse no kubwa Saveur Divine mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Nkuko rumaze kubimenyera, urubuga rwa Saveur Divine rubategura insanganyamatsiko zitandukanye zigendeye ku ijambo ry'Imana, tukabiganiraho mu gihe cy'icyumweru. Ariko kino cyumweru turimo tuganira dukurikije insanganyamatsiko twe dufite mu cyumweru gishize. Bene data bashiki banjye, mwego mutega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, kanongera kubakangurira kugira ngo ibyo mwumva tubagezaho ku rubuga rwa Saveur Divine binyuze mu bakozi b'Imana batandukanye, kuri bashiki banjye no bene data banyuzeho ibiganiro, mwere kubigira ubwiru ngo mubigumane, ahubwo mubisangize n'abandi, namwe murushaho kwamamaza ubutumwa bwiza. Tugiye twibuka ko cyane iyo ari misiyo Yesu yadusigiye, ko yavuze ngo mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Iyi ni misiyo ikomeye nawe kandi ugomba kwibonamo, ukumva ijambo ry'Imana ikagufasha, kumva ijambo ry'Imana ukumva aho rigukwerekeza nawe rigushyitsa, nawe bihereza abandi, ahari byagira umumaro, bigatuma isi ya none turimo ihinduka, abantu bakamenya ijambo ry'Imana, bakumva icyo Imana bashakaho binyuriye mu ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru rero turimo tuganira ku nsanganyamatsiko n'umurika dufite muri kiriya cyumweru ijyanye no kureba imirimo y'Umwuka Wera, cyangwa se imirimo Umwuka Wera yakoresheje abigishwa ba Yesu, intumwa za Yesu. Cyane ko tuzi yuko Yesu ajya kusubira mu ijuru, yarababwiye ngo dore ndagiye ariko sindabasiga nk'imfubyi, ngo nzaboherereza umufasha. Arababwiye ngo nzabohereza umufasha w'Umwuka Wera, uwo niwe uzabafasha kandi akabakomeza, akabahindura abagabo nyabagabo, mukabasha gukora ibyo mutakoraga. Bene data bashiki banjye, reka nkubwira ngo Umwuka Wera yatangiye kugira imirimo akoresha abantu kugeza igihe bakimara kumuhabwa. Tubona yuko Petero, dufashe ngero nko kuri Petero, utaragize icyamara imbere y'umuja akihakana Yesu inshuro 3, amaze kuzuna imbaraga z'Umwuka Wera, yarasose ngo bari abasha guhamya Yesu, kandi mu bantu benshi avuga imirimo n'ibitangaza by'umwami Yesu. Izi zari imbaraga rero, yari imirimo Umwuka Wera yatangiye kubakoresha bakimara kumuhabwa. Turacyareba rero imirimo Umwuka Wera yagiye akoresha intumwa za Yesu zikimara kumuhabwa. Katwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 16 ku murongo wa 23. Ariko gusa kugira ngo urusheho kumva icyo ngambire kuvuga, nushaka wowe uhere ku murongo wa 16, ngewe nubwo ngiye guhera kuri 23. Baravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. N'abategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Silasi barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya haba igisi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Umurinzi akangutse abonye inzugi z'inzu z'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rinenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Bene data, nkuko byamye ijambo ry'Imana, nkuko bashiki banye bene data bambanjije bajya babivugaho, twabonye yuko ababigishwa ba Yesu, izi ntumwa za Yesu, Yesu akimara kubasezeranya kuzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera, bakimara kumuhabwa bagiye bakoreshwa imirimo itandukanye n'Umwuka Wera bahawe. No muri amagambo dusomye n'ahantu dusomye, tubona ko hari imirimo Umwuka Wera yagiye bakoresha. Aya Pawulo na Silasi, ahantu bari ntago hari ahantu hari comfortable, ntago bari ahantu hishimiwe, ntago bari ahantu heza. Kuko ijambo ry'Imana ryatwetse ko bari bamaze gukubitwa no kugirirwa nabi, bikomotse nusoma uhereye hejuru uzareba byakomotse uko byagiye biza kugira ngo bagere ubwo bagera muri gereza bakubitwe bagirirwe nabi. Ariko aho bari ntago hari heza.
namwe murabizi gereza ntabwo ijya iba nziza kandi no kujyamo wakubiswe wagiriwe nabi, ariko ngo bagezemo kubwo za mbaraga z'umwuka wera. Reba ikintu cya mbere umwuka wera yabakoresheje, turacyavuga imirimo umwuka wera yagiye akoresha intumwa za Yesu. Reba umurimo wa mbere yabakoresheje ni umurimo wo gusenga mu bihe bikakaye, mu bihe bibi. Ngo bo ntago batwawe n'imbaraga z'ububabare, ntago batwawe n'imbaraga z'ibihe barimo bibi, ngo ahubwo umwuka wera yabahaye kugira ibihe byiza, babasha guhagarara barasenga. Pawulo na Silasi ngo barasenga, basenga Imana yabo, bahamagara Imana. Umwuka wera ntago yabarekeye aho ngaho, yabakoresheje n'umurimo wa kabiri wari ukomeye kandi mwiza, warangije ngo no kuririmba. Nyuma yo gusenga, nyuma yo kugira ibyo byiza byo gusenga, ngo bakoresha n'undi murimo wa kabiri wo kuririmba, ngo bararirimba, baririmbira Imana, baramya Imana. Nyuma yo gusenga baririmbira Imana, baramya Imana, bagira ibihe byiza. Ngo izindi mbohe n'abari bose ngo barabyumva. Bene data bashiki banjye, aho turi nubwo haba ari ahantu hakakaye, igihe turimo niyo cyaba ari igihe kibi, ariko iyo twemereye umwuka wera ajya dukoresha ibintu bitandukanye n'aho turi. Aba bene data bagize ibihe by'ibyishimo kandi bari mu gihe kibi, barasenga bararirimba kugeza ubwo izindi mbego zumvishije. Umwuka wera yabahaye gusenga, umwuka wera yabahaye kuririmba. Ikintu cya gatatu umwuka wera yabahaye, ngo yabahaye n'umutima w'imbabazi. Dusomye ijambo ry'Imana tureba ko nyuma yo gusenga no kuririmba ngo habaye guhinda kw'igishyitsi. Dusomye umurongo wa 26, uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi cyane, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Urumva ko bari babohowe, inzugi zari zikingutse, iminyururu yari yadohotse. Bashobora kuba bavuga ngo reka twigendere ducike iyi gereza tuva ahantu, ariko kubera umwuka wera yabahawe n'umurimo wo kugira imbabazi, ahari batekereje yuko kugenda kwabo biratuma uwabafunze, birabatuma uwahawe kubarinda ajya mu kaga. Bagira imbabazi, baravuga ngo nubwo twabohowe n'umwuka wera, reka tugume ahantu uwatubohoye yatuma tunahava ku manywa y'ihangu, bose bareba bakabona yuko tuhavuye nk'abana b'Imana. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye, kurikiranye kino kiganiro cya Saveur Divine, mwuka wera ajya akoresha abantu imirimo myinshi itandukanye iyo bamwemereye, bitewe n'aho uri. Hari igihe waba uri mu gihe wumva gusenga bidashobotse, hari igihe wumva mu gihe urimo kuririmba bidashobotse, ariko umwuka wera umwemereye yaguha ibihe byiza byo gusenga, yaguha ibihe byiza byo kujya uhimbaza Imana niyo waba uri ahantu hatameze neza. Aba bene data bemereye umwuka wera, akimara kubajyamo aho bari bari ntago habaye ikibazo, ahubwo ngo byatumye barushaho gusenga no kuririmba, kandi bagira n'umutima w'imbabazi. Baravuga ngo ntitwava ahantu nubwo tubohowe, nubwo inzugi zifungutse, nubwo iminyururu dukuweho, reka tugume ahangaha tuhave bukeye, tuhave neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko uyu murinzi ngo yarakangutse, ngo abona inzugi zirakinguye, wagiye kwigirira nabi ngo yitere inkota. Ngo Pawulo ngo aramubwira n'ijwi rirenga ngo reka kwigirira nabi, turacyari hano. Mwene data mushiki wanjye, kuri cya kiganiro cya Saveur Divine, ndakwingingira kwemerera umwuka wera akakuyobora, kuko azaguha ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro, azaguha kunezerwa mu cyimbo cy'umwijima. Aho waba uri, twumvise inkuru za bene data, aho bari ntago hari ahantu heza, ariko umwuka wera yabahaye kuhabyazamo ahantu heza. Barishima, barasenga, bararirimba, kandi bagira umutima w'imbabazi kubw'umwuka wera bari buzuye. Mwuka wera yakuzuza ibyishimo, mwuka wera yakuzuza imbabazi, mwuka wera yakuzuza amasengesho, mwuka wera yakuzuza indirimbo. Niyo waba uri ahantu hatameze neza, niyo waba uri mu bihe bitameze neza, icyangombwa ni ukwemerera umwuka wera agataha muri weho, ubundi agakora imirimo ikomeye muri wewe. Izi ngero tureba z'ibintu umwuka wera yagiye akoresha intumwa, cyangwa yagiye akoresha abigishwa ba Yesu mu gihe gitandukanye. Nawe umwemereye rero umwuka wera yagukoresha.
reka dusenge Imana, dusenge Mwuka Wera kudukoresha muri iki gihe turimo kitoroshye, natwe dukoresha. Mwe Mana yacu, Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware kandi Mana y'ubushobozi, ndakwinginze kugira ngo abantu bose bazumva kino kiganiro cya Saveur Divine kivuga gukoreshwa n'Umwuka Wera, kivuga imirimo Umwuka Wera agiye akoresha abagiye babana nawe, reka umwene data mushiki wanjye uzumva kino kiganiro nawe akagira inyota yo gukoreshwa n'Umwuka Wera, uzamwemerere umuha Umwuka Wera atahe muri we, atangira abona imirimo myiza Umwuka Wera akoresha ababana nabo. Turagushimiye kuri Imana uva gusenga, kandi ko hari imitima myinshi uzahindura binyire muri kino kiganiro, nuko tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.